bakoze cyane rero aho yakuye Imana ihashyira umugisha w'ibirenze ibingibi. Wow, Imana ibyumve kandi byiteho. Nzadutesha akafuka nyigenda namo nta muntu wari kumbwira ati jya kuri bifi ufata inyama y'inkoko wifuza. Yego, ubu rero ugiye kugura telefone ryari kugira abantu baranyiguze urarayirarana. Ati bakunzi ba Mani Dukunda Media ndetse n'abavavajuru bamwe bakunze kwita dore imbogo kubera iyo ndirimbo ye yamamaye kandi yakunzwe cyane. Uyu munsi noneho ntago tuje kubabwira iby'indirimbo cyangwa imiziki, tuje kubabwira inkuru nziza ikomeye cyane mugiye kumva, ikomeye cyane. Mwari mubizi ko umukunzi wacu Vavajuru bamwibye telefone, smartphone ye yatunze bwa mbere barayibye. None uno munsi uhoraho yamugeneye telefone ya smartphone nshyashya nziza cyane ihenze cyane, abinyujije mu mukunzi we w'umurundikazi uba mu Bubiligi. Ko mudaseka Vava? Karam. Salamu. Umeze neza? Umeze neza, ndabashimira cyane bakoze kandi nshimira umwe Yesu yarambwiye ati ndagukunda. None nkajya mbwira abagore ntari ko mwarasaze, ubundi Yesu ababwira ate abibabwira gute? Umvishe ko na master yandirimbiye akarimbo ambwira ngo Yesu aragukunda. Ndamushimira cyane rero, barayinkibye birambabaza ndavuga ariko nta n'impamvu nimwe yo kubabara cyane, neka nkomere. Iwe wayimpaye ni wifuza ko nsubira kuri WhatsApp uzongera uyimpe, kandi shimira n'ubufatanye bwa polisi yakomeje kunkomeza. Fande ejo arambwira ati Varatina ndimo ndayisaba, uzayibona mbirimo ndi kubikurikirana, hari ubwo uzayibona. Ariko ndashimira Yesu kuko atemeye ko nguma kubabara, kuko ari uwayinkibye ntago nigeze mucumuriraho cyane ngo ngire uko nacumura mu mutima mutukangira gute. Naravuze nti nakundi. None uhoraho yibutse umugaragu. Ndashimira cyane. Ariko ndagira ngo ushimire uwo murundi kazi rwose. Ariko mbere yo kumushimira ngiye kubanza ngushyikiriza ubutumwa yangejejeho. Nge nitwaye Mipro yantumye ngo ngushyikirize ubutumwa bwawe. Yakugeneye amayero 150. Ariko uko yageze ino n'ubundi bihuye n'amafaranga 150. Ndagira ngo nyakugezeho ubundi umushimira uyafite atari kuvugira ku buso, ufite ikintu uri kuvugiraho. Bakoze cyane. Baho umugisha mwinshi aho yakuye. Imana ihongeye. Ntago ari benshi, numwe mushimire, mubwire nyiraka ariko ubutima wawe. Mu cyubahiro nyine cyabo aho bakuye, Imana hashyira ibintu byinshi cyane cyane cyane, kandi ijuru ryose ryumve ko ndishimye kuko ntago nigeze mbabara ngo nito tumange ngo ncumure ngo mutuke. Numvishije nkomeye nyine. Wamwifuriza iki uwo mumama w'umurundi kazi? Imana imuha umugisha mwinshi. Ikintu cya mbere ni umugisha. Iyo ufite umugisha icyo ukoze cyose uba wizeye ko kiri bwunguke. Rero aho yakuye Imana ihashyira umugisha w'ibirenze ibingibi. Wow, Imana ibyumve kandi byiteho. None se Vava? Karame. Ubu ngubu urumva ugiye kubaho gute bitandukanye nuko wari uriho nyine waribwe telefone? Nyine ngiye gusubira kuri WhatsApp, hari inshuti zanjye nyine zajyaga zinshaka zikambura, ndongera nzibone. Ngiye kuri YouTube ikiganiro nakoze nk'uko ngira amahirwe yo kukireba, nyine nimve binejeje. Wow. Wongera ubone nabo bakunzi bawe, urumva babaga barakubuze nawe yari yarakubuze. Mbese umuntu wakwibye telefone uramuzi? Nago muzi, gusa nahise njya kuri polisi. Ubwo rero njyana ibyangombwa nayiguriyeho, ubwo barambwira ati tuzagufasha kuyishakisha byanze bikunze. Ariko rero ikoranabuhanga nyine kuko atari umuntu utegeka, ntago nigeze mbyizera cyane, kandi naravuze ni niba yaranayikeneye wenda asa nashonje cyangwa se abona hari ikizamukiza, ubwo ntago yari yanjye nayitware.
ubwo rero ubwo nyibonye niba nzajya nyisiga mu rugo, niba nzajya ngumya nayisize mu gafuka, nzambara agafuka, nzadutesha agafuka njye nyigenda namo. ahubwo wa mugani nari ngiye guhita nkubaza ugiye kubigenza gute ku buryo batazongera umva kubera mba ndi hara nyine ndi guhura n'abantu benshi. Imana yanjye abantu bose ntago bizera kuvuga ati uyu muntu se ndamwirinda gute, se yarayintira, ese Mana yanjye. Nejo hari umama w'inshuti yanjye umuntu yaje kugura amayinite, none warangije yamuha 500, aramubwira ati ngaho akira telefone ubikuze, ayiyohereza 225. yiyoherereza 225. ntago umenye igihe igisambo kiri buzire ngo ukirinde. ubwo rero nyine iyo dusigariye aho ngaho urabyakira nta kundi. Imana igufasha none iyo ntuzayibure rwose. No kuvuga sinzi ukuntu urabigenza rwose. Nzajya amaso mbindi mbyibagirwe ngumye nyibuka. Igisambo cyakwibye ariko nago umva nyine sinzi nk'ukuntu bigenda nyine ukibagirwa. Igisambo cyakwibye mbere ubwo wakifuriza iki? Umva kuri ngewe nta kibazo njya ngira ku muntu pe, niba yarumvaga yikeneye nyine burayi yarayitwaye, ntago nigeze mvuga ngo ndamwicumuriraho ngo mutuke mu mutima wanjye, numvishije nta kintu bimbwiye. Uyu mama w'umurundi kazi rero kuremeye akaba gusubije ku murongo, ngamuhimbira akaririmbo umwuka wera agiye kuguha muri aka kanya gashyashya kadasa nizo wigeze nigeze kugarimba ariko ndagakunda. Batera nkunga mwese n'inshuti zanjye, bifurije umunezero ibihe bidashira, kuba turiho twese tugihumeka, iryo nishimwe rinini imbere y'umukiza waraturinze, inshuti n'abavandimwe, iryo nishimwe rinini imbere y'umukiza. Batera nkunga mwese n'inshuti zanjye, bifurije umunezero ibihe bidashira, kuba turiho twese tugihumeka, iryo nishimwe rinini imbere y'umukiza. Ndagushima Mana waraturinze, iryo nishimwe rinini imbere y'umukiza. Turacyahumeka, iryo nishimwe rinini imbere y'umukiza. Abana n'ababyeyi, iryo nishimwe rinini imbere y'umukiza. Batera nkunga mwese n'inshuti zanjye, bifurije umunezero ibihe bidashira, kuba turiho twese tugihumeka, iryo nishimwe rinini imbere y'umukiza. Wow turayimutuye rwose uriya mudamu ugukunda cyane w'umurundi kazi, umukunzi wawe ukomeye cyane. N'abandi bose baguteye inkunga. Ese ubu ni nk'abantu bangahe bamaze kugutera inkunga? Harimo abo ntazi, nk'urugero databuja Bruce Melody yampaye inka naramubonye, abandi ntago mbazi. Hari nuri hanze Imana izamumugisha nawe yari yaranyemereye 1,100,000 nyohereza 700. Yaguhaye 700,000? Nyohereza 400. Ibihumbi yarabiguhaye? 700,000? Cyagiye nkibana na Rayira. Ranje nyohereza 700. Yitwa nde? Nyohereza 400. Ntago izina rye ndizi. Twe twaranditseho umutera nkunga gusa. Nabo gusa? Nabo ariko nigeze numva ko ari umuntu ugeze aguha ihene. niba birihubwo bihene. Hari n'undi mu mama bishop na wa mugabo. Imana ibaha umugisha mwinshi. Yego. Hari n'undi muntu ariko ngo wagukoreshereje indirimbo. Ura w'Inyanza wihuye cyangwa undi wo hanze? Wo hanze. Nawe urumva ko ari benshi. Ntago ni benshi, ntago nabarondora ngo nzabivemo, gusa Imana igibaha umugisha mwinshi. Nose Fafa urabona mbere ngo harya ngo mbere wakora ukigera Kigali wakoraga kahe kazi? Mbere nyigira mu Kigali nakoraga akazi ko mu rugo. Ubu ukora kahe? Nkora muri gift nyine hariya muri restaurant. Muri restaurant? None se ugereranyije ubuzima bwawe bwa mbere ugikora ku kazi ko mu rugo n'ubukora muri gift restaurant wabihugereranya?
umva biratandukanye cyane cyane pe niribona nabivugaho biratandukanye cyane. Gute nyine biratandukanye nkora hara mu rugo ntago nari kubona nk'umwanya nk'ubu wo kuba naza nta muntu wari kwifata ngo ntangire nk'ibihumbi 50 wenda atigenda ukore n'amashusho n'amatoya. Nta muntu wari kumbwira ati jya kuri bifi ufata inyama y'inkoko wifuza. Nta muntu wari kumbwira ati ubwo urakora urugendo ugiye aha n'aha kiri ibihumbi 10 by'impamba. Biratandukanye cyane. Ndamushimira n'umubyeyi. Nibutse n'abantu ko akorera hara muri gift hariya mu mujyi City Tower imbere yo kwa Rubangura gatoya cyane. Uraza nyine hari amafunguro agiye atandukanye byo kurya n'ibyo kunywa amakomande, hari chips, hari agacyayi bita Africanity rwose aho uri hose ugakunda uze ukakire urumva umeze neza. Kandi nkwibutse ko agira urukundo aragira ati muri gift ni wanyu. Wow abantu neza cyane muri gift restaurant. Nanjye ngiye kujya nza kuyakirira ndumva ari byiza. Ntacyo none se Vava ni ibiki ngambwira ibintu maze kugeraho nawe wavuga uti dore ibintu nagezeho aho Imana yatangiye kunkorera ikankura mu ubwo kwashira ngo mbirebe kuko menye icyumweru kirangiza kwezi kwanjye ari icyejo nimba ntibeye. Oya ntago ari ndi kuvuga muri gift kuva nyine Imana yaguhindurira amateka ikakuvana mu kazi ko mu rugo ikakujyana muri iyo restaurant. Ni ibiki umaze kugeraho washima ukavuga uti ngiye kubishimira Imana n'imbere ya kamera. Ibyo maze kugeraho nyine mvuze bamaye uruhushya ndagenda ngihuye aramfasha muraha amashusho makeya. Arambwira ati uri umukobwa wanjye ntago wagenda nta mazi yo kunywakira impamba. Kandi nta yigeze kuntuma ahantu amakomande ngo ninyishyira ahantu ku mukecuru w'umukire cyane utuye Kimihurura. Aramutelefona aramubwira ati Varatina n'umwana wo mu cyaro wababaye uzajya ugira gute umutetesha. Ndamushimira ko atamfata nk'abandi bakozi amfata nk'umwana we. Yarambwira ati umukobwa wanjye. Ndamushimira cyane rero n'umubyeyi. Na ahantu abantu bose bakunda n'utarahagira ndamushishikarije. Hari byinshi byiza mushimira agiye agenda ngezaho nkatwe mu cyaro tuba twarakuze turya ibyo bishogoro ibitoki ibijumba. No kubona nk'umuntu w'umubyeyi wemera ati fata icyo kurya iki n'iki ngiki ku munsi kigura 4 cyangwa se 3 urumva ko haba hari iki itandukaniro. Wow urakoze cyane rero. Nanjye ndishimye ko Imana hari yagukoreye umuti nyine ikagukura mu kibazo wari urimo inyuze mu rundi kazi. Ndamushimye cyane 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 aho ari yumve ko mushimye kandi Imana imuha umugisha mwinshi. Ubuse nk'ubu ngubu wowe Imana iguhinduriye amateka kurushaho umva ari iki wamwitura? Nyine ibi byose ibi bikoze kugira ngo iduhanagura amarira cyane ko hari nubwo ikoresha nk'umuntu kuko izi kibazo cyawe ikamukoresha ari kure mutazanahura ahubwo ishaka ngo nawe nuhura n'ufite icyo kibazo izakwibuke ko umuntu utazi nawe yagize gute yagufashije. Nawe rero ukazahura na wa muntu utamuzi ukibuka ibyo yagukoreye kugira ngo nawe bikorere umwe muri bene so cyane ko nabiri bitubwira. Yego ubu rero ugiye kugura telefone ryari kugira abantu baranyiguze urarayirarana uranyiguze nabyukaga nkafata kano ga telefone nyine nari naraguze ndi mu cyaro nkabwira Yesu ni ngiye ntuzongere kumbwira ngo urankunda. Ubu se nzasubira kuri WhatsApp gute? Nubu koko nubu nzongera kuvugana n'abantu bo hanze gute? Ni ngewe uzangura indi telefone. Ubwo rero ntago nareka kuraranyiguze. Wow ubwo ejo mu gitondo nzinduke ndi gucatinga nawe. Okay ndagushimiye cyane noneho ngagira ikintu ubwira abanyarwanda bose n'abatuye isi bose n'abakunzi bawe n'abatagukunda wifuza kubabwira. Ngo nagwa nkunda niba tankunda n'uburenganzira bwo kugitiki. Abafana banjye ndabashimira cyane n'abatera nkunga ndetse n'abanyarwanda bose muri rusange ntibagiwe by'umwihariko nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Hari umumotari wantwaye tunyura ahantu ngo hafi yaho batuye tugenda tuhabona abasirikari ndamubwira ntariko n'abana beza kuko bemera ko tuhanyura. Arambwira ati
hano imbere yaho umuntu arahanyura ariko ntabwo uba wemerewe kugira gute kuba yajyayo. Namubwiye nti ndabashimira cyane, n'abana beza baramfashije icyo gihe bandwanyiriza imirire mibi mu gihe gihwanye n'umwaka n'igice, kandi bakantumaho ati humura humura. Bande nyakubahwa perezida wa repubulika na madamu baragufashije tukabona uwo wari uraje ishinga abanyarwanda ahungabanya abanyarwanda n'ibyabo, tuzagaruka tumenya ati wowe wari ugiye mu gasarenda gukora iki, ese amagambo y'iterabwoba yavuye hehe. Ariko niko byagenze, barabikurikiranyije, abagabo basirikari batanga imbaraga zabo ijoro n'amanywa bagerageza guha abanyarwanda amahoro ndetse n'ibyabo, kuko nta mahoro bari bafite hariya mu nkengero zegereye kuri Nyungwe. Icyo gihe rero gihwanye n'umwaka n'igice nabaga mpangayitse, ndi kuvuga ntese bazankatira nanjye nkamera nk'abo bose ntabizi ntabazi. Ariko ndabashimira cyane, mpora mbishimira imbere y'abanyarwanda ko batajya bahugana gato ngo bareke kureberera abanyarwanda, waba ukomeye waba udakomeye, bagerageza kumenya ukuri kwa buri munyarwanda wese. Imana igume kubaha kuramba no kurama, tugume tubabone mu gihugu cy'u Rwanda. Nshimira n'abanyarwanda bose, urubyiruko muri rusange ndetse n'imitwe y'ingabo mu karere ka Rusizi na Nyamasheke. Ndabashimira cyane n'umuryango wanjye wose aho uri hose. Imana igume kuwurinda kandi wuha amahoro n'amahirwe. Vava urakoze, Imana ikomeze kongerera ibyiza.